Sinizite iravurwa birakira, ariko ubanza kumenya ngo mbe yavuye karansi ya vitamine A. Iyo umuntu abura vitamine A muri we akunda kurwara sinizite. Sinizite ni ijambo rishamikiye ku ijambo sinisi, ni utuntu tugufa dushamikiye mu mazuru, hirya gato cyane y'aho firigo yayo iba ihoza umwuka waje ushyushye no ikonjesha umwuka waje ushyushye n'ishyushya umwuka waje ukonje, kugira ngo winjire mu gihaha utari butwara ibintu, utari bugire icyo utwara ibintu. Noneho uba ukeneye ibi bikurikira: kurya karote kenshi na tungurusumu, nibura ugakora umufururizo w'iminsi 7. Icyo ni kimwe. Kabiri ni ugufata ibumba ritukura wavangishije amazi yatekanywe na romare, ugasiga ku mugina w'izuru, ukongera ugasigana hano kwa mironko. Noneho yarangiza nabyo ukabikora birenze 2 ku munsi, kandi ukabikora iminsi 10. Hari ikindi cya gatatu bakoresha, ni ugufata amazi meza mu kirahuri, ugakamuriramo indimu, ukavangamo akayiko k'ibumba ry'icyatsi kibisi, ugakoroga. Ntabwo bivurirana ibumba waririke. Noneho ugafata serenge, ugafata waba utayifite ukamena mu mazuru yombi, ariko serenge niyo nziza, ugakuruza wayikuye mu rushinge, yarangiza ugakuruza, yarangiza ugashyira mu izuru rimwe, ukongera ugashyira mu rindi, bisohokera mu kanwa, ugacira, ukongera ugasubiramo, ugacira, ugasubiramo, buri zuru gatatu, kandi ukabikora 3 ku munsi, ukabikora 3 mu cyumweru, ujya kurangiza ukwezi sinizite yarakize. Ndasubira muri uyu wa nyuma: ni amazi ari mu kirahuri, amazi mu kirahuri, kamuriramo indimu, shyiramo ibumba rikeya, koroga, kuruza, shyira mu mazuru yombi, yarangiza mu muheho umwe ushyiramo 3, mu wundi ushyiramo 3, ahingukira mu kanwa kuko inzira ihari, yarangiza ugacira, ukabikora mu izuru rimwe 3, kandi ku munsi 3. Yarangiza ukabikora 3 umunsi wabikoze ni 3 ku munsi, kandi muri buri zuru 3. Yarangiza ukabikora ukwezi. Uko niko bavura sinizite.